Icyo mbona cya mbere kuba mu itorero harimo intambara zitarangira ni ibintu nka bitatu. Icya mbere navuga gihari cyo ni Satani. Ni Satani. Impamvu yabyo icyo bita cause immediate cyangwa se impamvu nyamukuru kabitera ya mbere ni Satani yanga itorero. Ya ADPR kuko niryo torero ryagerageje gukora cyane rimenyekanisha iby'umwuka turi ko rinitwa Pentecote. Kuba ari pasiye isa n'idomina cyane rwose cyane ku muvuduko wo hejuru. None baravuga bati ni Association des Églises Pentecote ADPR. Rero kuko ndi nuwa kera nabakijwe kera muri ADPR imyaka irenga 30 ni myinshi, itorero burizi. Hanyuma kandi nabaye mu nzego zitandukanye kuva nge nakizwa ndi n'umunyagica no kurimbura. Icya mbere rero afite ni ugutoba itorero, tabona hari kiza Satani hagaba igitero kugira ngo agitere ikibazo. Niba ADPR yari ifite umwanya munini wo gusenga, abantu benshi bakaruhuka imitima, abakizwa bagakizwa, hagomba kuboneka ikintu gituma ihugira mu ntambara kugira ngo wa mwanya yafataga wo gusenga no bwa butumwa bwiza yatambutsaga bugire kirogoye. Impamvu ya kabiri nakubwiye ko ari eshatu. Impamvu ya kabiri ikomeye nayo ni icyo bita ibihe. Ibihe turimo nabyo ibihe burya biragora. Ushobora kugira ibihe bishobora kuba bibi cyangwa bikaba bitewe na situation bigatuma ubuzima bujyanye n'umwuka wera bugira kirogoya. Navuga cyo ni ikintu kijyanye none n'abari mu nzego zayo. Nuvuga ngo ibihe uko byagenda kose hari umuririmbyi yavuze ngo ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima. Hari igihe ibihe bikumaramo imbaraga z'umutima. Impamvu nari mvuze rero ngo icya gatatu ni inzego zayo, ni ukubera ko icya mbere inzego z'ubuyobozi bw'itorero ubundi nizo zishobora gukavaringa ibyo bintu byose muri experience bafite, mu buhanga bafite, ndetse no mu buryo baba babyoriyase basenga. Ni ukuvuga ngo iyo uri umuyobozi ibintu bikaba utari umuyobozi mu by'Imana, uri umuyobozi mu zindi nzego, ukoresha experience y'ibyo wakoze cyangwa ibyakozwe n'abandi, cyangwa ugakoresha ubwenge ufite. Donc ukoresha umuvuno bitewe n'ibyo ufite. Nubwo bakoresha ubwenge n'ubuhanga, ariko itorero ryagurutse mu mwuka, ibyaba byose bigomba kuzamo n'akantu k'umwuka. Ikintu cy'umwuka kidasawundingamo, kandi abantu bose barakwitabye miliyoni zigera muri 3 z'abanyarwanda bakwitaba babwira uti ndi umunyamwuka, byagorana. Bivuga gutyo kubera ko ibintu by'ubuhanuzi ari ibintu biri kwamaganwa, ariko nahoze numva ejo kubitangazamakuru bavuga ati Pentecote yabaye kandi banahanuye. Impamvu ki bavuga ati Pentecote yabaye kandi banahanuye? Ko ari aba Pentecote ni umunsi mbese noneho uhwanye na ryazina, uhwanye na bwa buzima, ukabona ni ibintu nyine binejeje, bari proud yuko habaye Pentecote n'abantu bakagira gute bagahanura. Icyo ngo umuntu wese yahawe ububasha bwo kuyobora. Imana yemeye wicara ku ntebe ukayobora, kireka wowe utayihaye umwanya ngo mukorane. Ariko ubundi yuhaye umwanya inagufasha kuyobora abantu, kuko bakunda kuruta umuntu wese wibwira ko akunda abantu cyangwa akunda abakristo cyangwa akunda abayobora. Imana imurusha kubakunda wese ubaho ku rwego rwawe mu Rwanda no mu yandi mahanga. Umuntu uvuga ko akunda abayobora niyo waba bakunda bingana gute, uri munsi cyane y'Imana yabaremye. Kibakunda hari n'igihe ishobora no kuguha uburyo butuma ubayobora neza, kubera urukundo ikunda abantu, atari ukubera wowe cyane. Inkunga zayo zo gukuza umuntu yiti gukuza. Kubera iki? Abantu ubwana ibintu bakurebagamo ngo ufite amashuri make cyangwa ngo batangira kujaginga ngo wizehe na ibyo bintu Imana ibishyiraho umutemere igakukuza. Iyo ni inkunga y'Imana yiyemerera umuntu wese ugiye guhagarara imbere y'abantu bayo. Start. Ya mwese turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abaherereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hafi ndetse na kure hakurya y'amazi magari,
abumva cyangwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Imbere ya kamera dufite umutumirwa, ni umunyacyubahiro, ntabwo nabasha kumuvuga mu izina. Nazamure asuhuze abadukurikiye kuri izi shene Iramiro TV, Mosi TV na Evangeliste Bigirimana TV. murakoze cyane. Reka dusuze abadukurikiye bose bari mu mpande zitandukanye, tubabwire ngo Imana ibishimire kandi tubabwire ngo Pantekote nziza. Turacyari mu gihe cya Pantekote. Ijambo rya kabiri, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Njya nkunda kubwira abantu ngo nibahumure, hari igihe bazacana wake, hari igihe impundu zizavuga naho zitavugaga. Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe cyane. Amen. Mfite ibintu byinshi biri mu mutima wanjye, niyo mpamvu twakugendereye. Ariko reka dutangize isengesho. Dutangize isengesho. Umushumba tuguhaye karibu. Murakoze. Abatanzi nitwa Revera Pasteur Moise Sidayigaya. Ndashimira Yesu ko aduhaye undi munsi, reka dusenga Imana. Amen. Mana nziza, Mana y'imbaraga, Mana nyir'ubuntu, Mana y'urukundo, wowe ushobora byose, tuguhaye karibu n'ikaze. Ngwino ubane natwe, ubane n'ubugingo bwacu. Umwuka wera atuyobora impande zose. Tugiye kuganira kandi turifuza ko tuganira ibituma ubwami bwawe bwaguka. Haleluya. Bityo ikiganiro tugiye kuganira gituma umubare w'abarimbuka uba muke, ahubwo umubare w'abakizwa abajya mu ijuru ube mwinshi. Ducecekesheje amajwi y'ibitavuga Imana byose, duhaye ikaze umwuka wera ngo atuyobore. Natwe ubwacu dindura imiyoboro myiza. Ni ku muririmbyi yavuze ngo mbumugende gusa. Turifuza kuba imigende yawe Kristo igeza amazi ku mitima Israye inakakaye. Haleluya. Reka dukingure imitima udukoresha ibikwiriye, kandi rijambo ndetse n'ubutumwa buzagere kure, buhembura bunubaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Mwese abadukurikiye, nkuko twari tumaze kubivuga, nkuko twagendereye twasuye umushumba Mosi. Yego. Ntimugende mudakoze subscribe, like ndetse na comment. Ni byiza, muraba muduteye inkunga 5 kuri 5. Amen. Mushumba, mfite ibibazo birenga 200, ariko ndaza kubyegeranya. Ibibazo 200. Niyo mpamvu nakugendereye muri kino gitondo. Ibibazo 200. Nizere ko bitameze nk'ibya hari umugabo numvishe ntari buvuga izina rye, avuga ngo afite ngo niba ari ibisubizo 200 ngo bya Afurika. Ntabwo ushaka kumuvugaho kuko ntabwo ari ngombwa, sicyo cyatuzanye. Ariko turashobora gusubiza nyine ibishoboka, kuko hari ibyo urigumanira. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo urabona ko twese turi abana b'itorero. Yego. Umubyeyi nibyo ADPR. Nibyo. Kubera iki ADPR hahoramo kudahuza kwa bamwe na bamwe mu bayobozi, ndetse ukabona Satani ritora rirwanya kuruta ndima dini n'amatorero aba ku butaka bw'u Rwanda? Iyo witegereje mu inararibonye ufite, ubona impamvu ari izihe? Umbajije ikibazo gikomeye. Ubundi cyari iki kigenewe umuvugizi wa ADPR, kuko niwe ufite cyane umurongo n'umuyoboro w'itorero. Ariko nko wavuze ngo abana b'itorero, kandi abana b'itorero kuganira ku by'itorero ntabwo ari bibi. Gusa turatanga ibitekerezo n'inama bijyanye, cyangwa se turavuga ibyo dushobora kugaragaza bijyanye n'aho tuzi. Ibindi nagusaba ko uzakora ikiganiro kirambuye, uzashaka bamwe mu bayobozi bazagufasha. Ariko njye icyo mbona cya mbere, kuba mu itorero harimo intambara zitarangira ni ibintu nka 3. Icya mbere navuga gihari cyo ni Satani. Ni Satani. Ibintu byose Bibiliya ivuga bizanwa na Satani. Ibintu byose bibi, kuko kera kose Satani akora ibyaha. Icyo nicyo cya mbere. Ububi cyangwa se ibibazo bihari, impamvu yabyo, icyo bita cause immediate cyangwa se impamvu nyamukuru kabitera ya mbere, ni Satani yanga itorero. Satani ntabwo ikunda itorero rya ADPR, kuko niryo torero ryagerageje gukora cyane rimenyekanisha iby'umwuka. Dore ko rinitwa Pantekote. Kuba ari Pantekote, amatorero yose yitwa Pantekote cyangwa ya Gipantekote, ashamikiye kuri ADPR. Kuko
twibaze ko hari andi madini, hari amatorero, hari tuzi nayo yabayemo ububyutse nka zangirikani zabayemo ububyutse, igahini n'andi hatandukanye. Tuzi wenda za metodiste zagiye zigira ububyutse buzwi n'ayandi, ariko ayo niyo tuzi especially cyane cyane za metodiste na anglikani, izo tuzi cyane. Ariko aho ADPR iziye isa n'idomina cyane rwose cyane ku muvuduko wo hejuru, noneho baravuga bati ni Association des Églises Pentecôte ADPR. Rero kuko ndi n'uwa kera nabakijwe kera muri ADPR, imyaka irenga 30 ni myinshi, itorero uburizi. Hanyuma kandi nabaye mu nzego zitandukanye kuva ngiye nakizwa, ndi n'umunyagice nari umuririmbyi muri korali ya kabiri. Burumvikana ko rero itorero ndarizi. Ndi n'umunyagice nge nari umuririmbyi, uko naratangira kuririmba twabaga mu cyo bita ese, ariko bategereje ko tubatizwa, ubuhamya bukaba bwiza ukabatizwa. Hanyuma cyo ni cyambere cyo impamvu nyamukuru ya mbere ni Satani, kuko Satani ni cyo ashinzwe kwica no kurimbura. Icyambere rero afite ni ugutoba itorero. Reka nguhe urugero kugira ngo uze kubibona. Ahantu hose uzabona hari icyiza, Satani hagaba igitero kugira ngo agitere ikibazo. Niba ADPR yari ifite umwanya munini wo gusenga, abantu benshi bakaruhuka imitima, abakizwa bagakizwa, hagomba kuboneka ikintu gituma ihugira mu ntambara kugira ngo wa mwanya yafataga wo gusenga no bwa butumwa bwiza yatambutsaga bugire kirogoye. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri nakubwiye ko ari 3. Impamvu ya kabiri ikomeye nayo ni icyo bita ibihe turimo. Nabyo ibihe burya biragora. Ushobora kugira ibihe bishobora kuba bibi cyangwa bikaba bitewe na situation, bigatuma ubuzima bujyanye n'umwuka wera bugira kirogoya. Rero ADPR ibi nabyo nibisohoyemo. Icya gatatu navuga cyo ni ikintu kijyanye noneho n'abari mu nzego zayo. Nuvuga ngo ibihe uko byagenda kose, hari umuririmbyi yavuze ngo ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima. Hari igihe ibihe bikumaramo imbaraga z'umutima. Impamvu nari mvuze rero ngo icya gatatu ni inzego zayo, ni ukubera ko icya mbere inzego z'ubuyobozi bw'itorero ubundi nizo zishobora gukavaringa ibyo bintu byose muri experience bafite, mu buhanga bafite, ndetse no mu buryo baba babyoriyase basenga. Ni ukuvuga ngo iyo uri umuyobozi, ibintu bikaba utari umuyobozi mu by'Imana, uri umuyobozi mu zindi nzego, ukoresha experience y'ibyo wakoze cyangwa ibyakozwe n'abandi, cyangwa ugakoresha ubwenge ufite. Donc ukoresha umuvuno bitewe n'ibyo ufite. Hanyuma iyo hajemo ko uri umuyobozi mu itorero byo, especially noneho nk'abantu bitwa ba ADPR mu itorero ry'umwuka, abayobozi baryo nubwo bakoresha ubwenge n'ubuhanga, ariko itorero ryagurutse mu mwuka, ibyaba byose bigomba kuzamo n'akantu k'umwuka, ikintu cy'umwuka kidasawundingamo. Kandi abantu bose barakwitabye miliyoni zigera muri 3 z'abanyarwanda, bakwitaba babwira uti ndi umunyamwuka, byagorana ubimenye. Ni ukuvuga ngo byanga bikunda, nimbivuga gutyo kubera ko ibintu by'ubuhanuzi ari ibintu biri kwamaganwa, ariko nahoze numva ejo ku bitangazamakuru bavuga ati Pentecote yabaye kandi banahanuye. Impamvu ki bavuga ati Pentecote yabaye kandi banahanuye? Nuko ari abapentecote. Ni umunsi mbese noneho uhwanye na ryazina, uhwanye na bwa buzima. Ibyo bitangazamakuru nahoze bisoma ndeba bavuga bati Pentecote yabaye kandi abatwanahanuye, atabantu bahanuye. Ukabona ni ibintu nyine binejeje, bari proud yuko habaye Pentecote n'abantu bakagira gute bagahanura. Icyo rero nshize kubwira n'ibyo bintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni Satani wanga umurimo. Icya kabiri ni igihe turimo, igihe nacyo burya kigira influence ikomeye. Icya gatatu biravana n'ubuyobozi buhari, kuko ubuyobozi buhari bufite ubushobozi
kuko buriya reka nkubwire nk'urugero ubundi bajya bavuga ngo umuntu wese yahawe ububasha bwo kuyobora imana yemeye ko wicara ku ntebe ukayobora kereka wowe utayihaye umwanya ngo mukorane ariko ubundi iyo uyihaye umwanya inagufasha kuyobora abantu kuko bakunda kuruta umuntu wese wibwira ko akunda abantu cyangwa akunda abakristo cyangwa akunda abayobora imana imurusha kubakunda wese ubaho ku rwego rwawe mu Rwanda no mu yandi mahanga umuntu uvuga ko akunda abayobora niyo waba bakunda bingana gute uri munsi cyane y'Imana yabaremye. Hanyuma rero kuko ibakunda hari n'igihe ishobora no kuguha uburyo butuma ubayobora neza kubera urukundo ikunda abantu atari ukubera wowe cyane. Ndaguha urugero dukoresha Bibiliya. Ihangane dukoresha Bibiliya iyo tuvuze ibintu biremereye biba bisaba ngo tukongere ijambo ry'Imana bitagaragara ko ari amarangamutima cyangwa se imvamutima zacu. Urugero uzasome mu gitabo cya Yosuwa numva ari mu gice cya mbere no mu gice cya kabiri harimo izo nkuru. Bibiliya ibwayo iravuga ngo umugaragu wanjye Mose ntakiriho yarapfuye. Ni Imana ibwira nde Yosuwa. None haguruka ujye kuyobora abari Abisiraheli ugende ubabwire ngo nibakore amahamba kuko mu minsi 3 bazambuka rura ruzi rwa Yorodani bajya mu gihugu bagiye guhindura aricyo cyitwa nde Kanani. Ayo magambo Imana yabwiye Yosuwa yahise atangira agira ibibazo bati ngewe ubundi nari umusirikare unyibeshyeho ntabwo nabishobora. Ihita imubwira ngo guhera uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose. Ntabwo wumva ko Imana ishyiramo inkunga zayo zo gukuza umuntu. Ihita igukuza. Kubera iki abantu ubwana ibintu bakurebagamo ngo ufite amashuri make cyangwa ngo batangira kujaginga ngo wizehe na ibyo bintu Imana ibishyiraho umutemere igakukuza. Iyo ni inkunga y'Imana yiyemerera umuntu wese ugiye guhagarara imbere y'abantu bayo. Cyo nitubwirirwe tukidiscussingao. Kabiri rero iramubwira ngo nkuko nabana iyo nayo nindi commitment y'Imana. Imana ubwayo yiyemereye ko izabana na Mose na Yosuwa nkuko yabanaga na Mose ntabwo yabisabye tubyibukiranyeho. Icya gatatu iramubwira ngo kandi ndakumenyesha ko nta muntu warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe ntawe. Bivuze iki n'intambara uzagera nzazikurwanirira nuzashaka kukurwanya nzamukura imbere yawe. Ashobora kuhagarara ariko si permanent ntabwo ari ibihe byose. So urumva rero bishatse kuvuga ngo umuntu niba afashe umwanya akicara ku ntebe yarakwiriye kugenda muri uyu mujyo w'uko Imana izamushyigikira. Kabiri ko ahagaze mu mwanya wo gukorera abantu b'Imana. Gatatu ko agomba guturisha abantu bakabona mure bakabona ituze. Nibyo ntumbaze ibindi birenze. Urakoze cyane muze kumbwira ngo ninjiremo ngo nze kukubwira ngo gute. Nakubwiye ibyo bintu bitatu nibyo nkubwiye. Uzashaka kubaza impamvu zabyo ni ukuri icyo cya mbere navuze nagisobanura kimwe ku kindi. Yego Satani nayivuga impamvu igihe nakivuga impamvu ubuyobozi ndabuvuga kuko nibwo bufite inshingano zo guturisha kuzana umudendezo n'ituze muri. So mushumba turagushimiye 5/5 ndetse n'abadukurikiye baratwandikire muri comment. Yego tuvuge yuko Satani azava mu itorero Yesu yagarutse cyangwa dutegereje yuko Satani iyo ntebe yashinze izavamo. Ako nakambira ka kabiri. Tuvuge yuko ibihe by'umwuka bya kera uko byahoze mu itorero ryacu bizagaruka. Bizagaruka. Impamvu bizagaruka ni nyinshi. Icya mbere Satani we ashinzwe gutoba kubera ko amata ntushobora kuyanywa ari imigitotsi ariko imvuzo niyo washyiramo imibu myinshi wasomerana. Vuze iki niba ngo niba itorero rya Depere ryaragaragaraga nk'itorero rifite ubuhamya bwiza ribwiriza abantu benshi byagombaga kuboneka igitotsi gituma rigira naryo ibintu biri kritika. Ni nayo mpamvu bona ryitabirwa n'abantu benshi mu itangazamakuru. Abantu iyo bavuze inkuru zaryo nyine abantu bose baratangara kubera iki ni ibintu bibaye ahantu batateganyaga ko byakahabaye. Cyo none ucyumva none rero ikindi uramwe uti Satani yazava mu itorero ari uko imeruka yabaye. None se nyine azava mu itorero ari uko imeruka yabaye ariko yaravuze ngo kurwanya uruhande murwanye Satani nawe azabahunga mwegera Imana izabegera. Nta na rimwe Satani azatora mu birometero
ngo ni ukubera yuko twasenze amasengesho menshi, ahubwo satani azatinya gufata umuntu w'Imana ngo amugenze uko ashaka kubera imbaraga z'amasengesho. Turimo turajyana. urakoze cyane. Yego. Ya ikindi kibazo cya kabiri umaze amatsiko maze 200 biri kugenda bigabanyuka ho Genda bigabanuka. eh Ariko ngira ngo badushyiremo urumuri kugira ngo bitaza kuba nabi nima, ariko umukameraman ari kubibona. agenda bikurikirana neza. Yego, nta kibazo. Nibi tuvuze ntacyo bitwaye. ntacyo bitwaye. Bigomba kumenyekana ko aho dukorera dufite ibyo tutari twuzuza, ariko bizuzu. Oya, Imana uzabyuzuza. No, ntabwo twe turi gusaba reka. Bajye banabyumva. Ikibazo cya kabiri. Icyakora hagize uwitanga kugira ngo ashyigikire ibyo dukora. Yes. Twamuha ikaze. Ariko ntitwazanywe rwose. Dusubiremo rwose. Ijambo rivuga ngo rwose ni ator. Ya. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo iyo dusomye mu banditsi ba Bibiliya bari abagabo 40 tukaza no mu ntumwa za Yesu usanga bamwe bari barize abandi batarize, kandi Bibiliya ibyanditswemo byose byahumitswe n'Imana. Yego. Tugeze mu gihe gikomeye rero cyuko umuntu ugomba kuyobora itorero agomba kuba yarize. Yego. Ese hariya buriya nk'umushumba wize bari abashumba baba batarize bagiye kuva muri systeme bitewe n'igihe, icyo wababwira ni iki? Cyo nababwira kandi cyitegererezo tugikura ku ntumwa za Yesu no kubanditse ba Bibiliya. Ndavuga ibintu bitatu. Icya mbere systeme cyangwa se umurongo leta isabamo ko amatorero akwiye kuyoborwamo, irasaba ko abantu bagomba kuba bafite impamya bushobozi, impamya bumenyi, kuba barize bafite amashuri cyangwa se diplome zibihamya. Yaba yarize ibindi bisanzwe nuvuga ngo adafite atarize hasi wenda muri secondaire no muri kaminuza, atarize theologia, akwiye kuba agaragaza ko yize afite equivalence cyangwa se icyo bita diplome igaragaza amasaha 1200, icyo bita post graduate nuvuga ngo nu post graduate nuvuga ngo nu kwiga theologia cyangwa se n'irindi somo runaka, ariko ukaba uri kubikora ufite indi diplome ya kaminuza, ahubwo ushaka kugira ngo noneho babe nk'abaha agaciro ko wagiye mu ishuri, noneho bagira uburyo bakorohereza kugira ngo wige igihe gitoya uhabwe impamyabumenyi. Rero nicyo leta isaba. Uravuze uti nkawe nk'umushumba wizeye ko nibyo narize kandi ndabishimira Imana, ariko reka ntanga umurongo. Hari uwo bita umurepresenta, urepresenta itorero. Yes. First of all, nukuvuga ngo niba wenda ari itorero tuvuge wenda dufate nk'urugero, especially wenda tuvuge nko ku itorero wenda ADPR, umuntu ashobora kuba ari representa akwiye kuba yarize, n'uri responsable ku itorero runaka akwiye kuba yarize. Ariko nanone baba pasteri bari kubirukanira iki ko tubizi neza ko mbere hose hatarabaho exigence y'amashuri bayoboye kandi bakagera kuri 3 million. Nibe kubirukana, ahubwo niba bafate nk'abashumba batari buhabwe intebe ya responsabilité nk'abantu bafite amashuri ko ntayo bafite, ariko none babajugunye nk'abantu bakoze icyaha, kuko ubundi ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu atishwa agaciro ni ibyo yakoze. Mu gihe rero ibyo capacité y'umuntu, capacité ntabwo nta ihuriye, capacité ubwo nivuga capacité reka vuge ngo ubushobozi no ubumenyi, ubushobozi barabufite kuko gushobora barabifite kuko barayoboye, barayobora itorero rirakura, amatorero ibyubatswe amashuri n'amavuriro byubatswe nabo bantu bivugwa ko batagira niveau, cyangwa se bigaragara ko badafite niveau. Impamvu mvuze ngo bivugwa none ngavuga ngo bigaragara, na amagambo biratandukanye. Bivugwa kuko bafite andi mashuri bari barize amashuri ya Ibeki, Ibeje, Etede ndetse na Ibeka. Abantu none wongeraho na Fateke n'abari barize muri Riet, aho hose ni amashuri ya theologia, kandi ADPR yabemereraga ko ayo mashuri azakora rwose, ati mugende mwige izo diplome, naho leta itazi considera ariko twe tuzazi considera kuko ibyo mukora bingana cyangwa ibyo muhiga bingana n'ibyo tubakeneyemo. Urumva rero abo bantu impamvu zavuga ngo bivuga ko batize, bivugwa ariko mu by'ukuri barize, ubwo nuko badafite impamya bumenyi.
zemewe nabwo na leta, hari izo bafite. Yes, ntimukaganire muca ibintu ku ruhande, bafite ibintu bize. Kuko umuntu nubwo benda bavuga ngo ntiyarangije primaire ngo nibwo yagiye muri kaminuza, none niba baramujyanye muri beki bakubwira ngo urahera muri uyu mwaka kandi uziga imyaka iyi akishyura amafaranga. Twibuke yuko ETD ni enseignement théologie décentralisé. ETD ntabwo nge nayizemo, ariko nize ibindi, nize muri FATEC, nize ahandi hatandukanye. Ariko abo bose tuzi impamvu bajyaga kwigayo. Bajyaga muri ETD bitewe na capacité y'amashuri n'iki nuko umuntu yahisemo. Habaga barimo ibintu bibiri, amashuri ashoboraga gutuma ugarukira muri ETD, hanyuma cyangwa se umuntu agahitamo kuvatereka nigire ETD ngiri ubumenyi muri Bibiliya. Urumva ni enseignement théologie décentralisé. Urumva ni uburyo bwo kwigisha teologiya ariko noneho bwegerejwe abakristo. Nibaza n'impamvu ahubwo ibyo bintu bitagikorwa. ETD kuki itagitangwa? Abantu ntibagikenewe kwiga Bibiliya byegerejwe abakristo. ETD yakongeye ikabaho ko yari nziza. Kuba ubwo byahita bigaragara ko umuntu wese wajyaga muri ETD cyangwa impamvu babishyiraga ukavuga ari kugira ngo abantu bayobore. Ariko niba kumenya Bibiliya dusobanuye icyo ETD bivuga, enseignement théologie décentralisée. C'est ibintu kwigisha Bibiliya byegerejwe abakristo, décentralisé, babegereje. None kuba bibaye décentralisé, iyo décentralisation none yabaye centralisation kuva ryari? Nibongere bige, bigishwe bamenye, umukristo amenye Bibiliya. Kubera ko ntago abantu bazahabwa kuyobora itorero aribo bazajya banabwiriza mu cyumba, muri korari, mu biterane. Nta tegeko tubona rivuga ko umuntu azabwiriza mu giterane kuko afite diplome, ahubwo akwiye kubwiriza mu giterane kuko yahuguwe azi teologiya, afite ubumenyi bwa Bibiliya. None babihagarikiye ibeki Institut Biblique de Kigali. Institut yovuze NSTT ni ikigo cyigisha Bibiliya cy'i Kigali. Institut Biblique de Kayenzi hari i Nyamata, IBK, IBG, Institut Biblique ya Gisenyi, IBG yasohoye abanyeshuri menshi cyane. IBG Gacuru ndahazi. Aho hose rero ndi kuhavuga FATEC byari ibihumbi, njyewe nari nimero ya 240, nimero ya 243, njyewe niyo mfite no kuri ku ikarita y'ishuri yanjye. Arabyumva? None utekeze twize imyaka 4 kandi twishwaga n'abadokiteri baba mu Rwanda, abandi bo mu mahanga, babahanga babyigiye ba Bogre, Dr Bogre ntago ari umunyarwanda. Abandi bose dufite abadokiteri benshi batwigishije babahanga. Ntekereza ko ari n'ishuri ryigishaga neza. Ariko mwibaza impamvu abantu bafata ibintu byabaye intambara ziri hagati mu indani mu itorero bagapfusha ubusa ubumenyi, bagapfusha ubusa ishuri. Ririya shuri ni agaciro k'itorero. Yes. Hanyuma rero kutafata ngo kuba leta yavuze ngo hari iryo ritujuje ntibivuze ko leta yanze ko heke yavuze ati ntago mwujuje ibisabwa, ariko banabyuzuza. By the way, babyuzuza. Cyambere itorero ntiryananirwa kubaka amabloke, amashuri, kaminuza yakoreramo, ahubwo ukajya kuba umukiriya w'abandi mu itorero rifite miliyoni 3. Ntabwo bibaho ubundi. Ntabwo bibaho. So nukuvuga ngo rero ndashaka kukwereka ko aba bantu bakoze sibundi bwo sinagiye hirya cyane. Oya, aho ngaho niho twashakaga. Okay, ubwo mvugishije ibyo ntari nateganyije. Ariko nshatse kukwereka ko aba bantu bahawe donc itorero ribishatse kandi mu buryo bwaryo ryafata umwanya rikajya gufata rya shuri bakariha ibisabwa, bakaritegurira umurongo utuma rikora mu buryo bwemewe kandi birashoboka. Ibibanza birahari, ubutaka burahari, aho ryakorera harahari ku buryo rwose bitanagoye. Naho ubu tuvugana ryakorera kuko hari aho ryakoreraga. Ntekereza ko heke ntabwo yigeze igaya amabloke ryakoreragamo. No, ntabwo yagaye bloke, ntiyagaye library. Dufite amalibrary meza, twanditse ibitabo biremerwa byiza. Directeur ba memoire badukurikirana, dukora amastage, twiga neza. Ubwo n'urugero nanze hari abandi bizenye imbere yanjye, arabize inyuma yanjye. Usibye ko ntekereza ko nyuma yanjye aho bitakunze gukomeza cyane kuko abari baturi inyuma nk'imyaka 3 bahise bacogora nyine bacika intege ko ibyo kubona graduation byari bibaye ibibazo. Ariko si cyo cyanzanye. Reka mvuge noneho ku kijyanye n'abo bakozi b'Imana
bashobora kuvuga ngo babashyire ku ruhande, ntabwo ari byo. ushobora gufata umuntu akaba responsable ariko na wa wundi akaba hariya nubwo utamufata nk'umuntu uri buhembe kubera ko wenda yavuye muri ya systeme cyangwa se hari ibyamwera iminnye, ariko nanone mwubahire ko yagize umumaro, hanyuma we kumera nkaho ubaye nk'umuhungabanya cyangwa ngo ucubanganye ibyo kwizerwa biri muri we, ibyizerwa biri muri we, by'umwuka bimurimo, imbaraga z'agakiza zimurimo. Gerageza kubibungabunga. Kubera iki urabibungabunga? Nta cyaha afite, kuko kutagira diplome ntaho tubona byitwa icyaha, ntaho tubona byitwa icyaha, ahubwo byaba icyaha uwo muntu atemera ko atayifite. Sikiye kuba nemera ko nafite diplome ariko nkamubwira ko hari ibindi nzi, nagushyira nkagukoresha mu byo ugomba gukora, hanyuma umurimo w'Imana. Ya mushumba urakoze. Ya ikindi kibazo cya gatatu kiravuga ngo iyo urebye ukuntu abantu bagenda basengera mu buvumo, basengera mu butayu, basengera mu biti, basengera mu mazi, kandi iyo systeme ibakoresha tukaba tuyisanga muri Bibiliya. Eliya yasengeye mu buvumo, hari n'abandi gutyo. Kubera icyo muri iki gihe ubona ibintu byo gusenga cyane biri kuri 0%, kandi byakagombye kuba 100%. Ntago biri kuri 0. Ntago turi bwemeranye, ntago biri kuri 0. Yego, biterwa n'iki? Mu buvumo, mu butayu, mu mazi, ku misozi ntago byemewe. Ariko nuvuga ko gusenga biri kuri 0, ubwo urabufashe insengero zose zifunguye uzifunge. Kabiri uravuze ko usengera mu rugo iwe atumvwa, ntago biri kuri 0. Oya, period. Ntago navuga ko biri kuri 0 rwose. Yes. Bishobora kuba kuri 0 gusenga bitemewe mu Rwanda. Itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera ko abantu basenga. Kabiri, abanyarwanda nabo bazi Imana, bakunda gusenga. Biravuze ngo nubwo tubona ko bira bintu byanditse cyangwa se gahunda yo mu buvumo, butayu na hehe hose, bigaragara ko kuko na Yesu yajyaga ngo yikira akajya mu mazi akabwiriza, akikira mu bwato akabwiriza. Ibyo byose ni gahunda zihari, ariko nanone twibuke ko itorero riba mu gihugu, kandi igihugu kigira amategeko n'amabwiriza kigenga. Hari ukuntu kuva kera kose babikoraga, nose kera kose nibabonaga abantu basengera mu misozi, nubwo batabyemeraga ngo bavuge bati turabyemera, ariko nta n'itegeko bari basohoye cyangwa ibwiriza ribihakana. Turimo turajyana. Yeah. Ariko tuvugana ubu ngubu bashyizeho umurongo bavuga ati ibyo bintu byo mu butayu, byo mu buvumo, mu misozi, mu mazi turabihagaritse. Ntabwo babihagaritse ni iya leta, ntabwo ari yanjye. Yes. Hanyuma rero kuba yarahagaze, abantu bagomba kuyoboka izindi nzira zishoboka zo gusenga zemewe. Ariko nibahagarika gusenga, Abaroma havuga iki? 8:30. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni inzara. Nta mabwiriza nk'aya se, ni ukugira gute se muri byose ngo nta na kimwe ngo ahubwo turushirizwaho. Rero ntuze kuvuga ko ibihingwa ari nubwo byabonekaga muri Bibiliya kuba byahagaze ntibikuraho ko abantu bakunda Kristo, ntibikuraho ko abantu basenga, kandi abantu bakwiye no kumvira n'amabwiriza ya leta. Na Yesu yaravuze ngo dore ngo munzane hano igiceri barakibona cyanditseho ngo ishusho ya Kayizari. Arababwira ati nuko rero iby'Imana mu bihe Imana, ibya Kayizari mu bihe Kayizari. Niba leta niyo Kayizari ubundi, niba Kayizari yavuze ngo gusengera ku misozi kandi ntibyemewe, warangiza wowe ukavuga ngo ngiye ku musozi, uhisha amabwiriza ndetse n'ibyo Yesu yategetse urabyishe. Guma iwawe usenge. Ninde muntu wasengeye iwe Imana ntimwumve? Ngiye kukubaza, ubu hani wanjye masengeye ntabwo yanyumva, ngo yakumva. Ubwo rero dukonkiriwe ko ntagire ucika intege, ntagire ureka gusenga, ntagire uvuga ngo ngiye ngo naraguye ngo kuko ngo imisozi itakibaho. Kereka nawe warasengaga imisozi, ariko nawe warasengaga Imana ikibaho iri mu ijuru. Imana iracyasengwa, iracyumvwa, nako iracyumva, n'abasenga baracyumvwa, kandi ihore ishyirwa hejuru cyane, ishyirwa hejuru. Hanyuma rero urumva rero ntago biri muri 0. Ntago biri kuri 0. So bigaruye wariretiriye. No kuvuga ko ikibazo cya gatatu ntuzura umuhanuzi.
kuva kera rwose ubundi hari abantu bagera mu bihe bikomeye iyo bakabyiyambura ariko wowe ndumva ukibifite iyo Imana igukoresheje ikintu cy'igitangaza njye nkuzi usengera abasazi ibisazi bikabavamo yego ibirwara bidakira bigakira ibidayimoni bikajwigira bigahebeba pe iyo Imana igukoresha ikintu nk'icyo kidasanzwe cyananiye abadogiteri b'abahanga Faisal byananiranye Ndera binanirana CHB CHK i Kanombe wowe ukabona umuntu aje yambaye ubusa ari umusazi atashye yambaye muri wowe wumva umeze gute? Icyambere shima Imana, mbanza gushima Imana yabikoze. Icya kabiri nkanagira kwizera ko zambaraga tubona mu Bibiliya zigihari, Imana ikiziha abantu ikazikoresha. Icyo ni ibintu bibiri nyine, ni icyo shima Imana iyo yabikoze ko ntago ari njyewe. Ariko kabiri nkanashimira cyangwa nkizera ko bwa butware tubona Bibiliya ngo yahaga abantu, Kristo ngo yakoreshaga inaha, bitabinyereka ko bugihari. Hanyuma mbonereho kubwira abantu ngo nta na rimwe nzigera mpakana ko tumuhanuza. Ni ibintu ntashobora guhakana, kuko abantu bose banze impanuro. Kandi nanjye mu bintu byambabaza nkumva ko navuye mu bwiza bw'Imana ni ugutandukana n'ijwi ry'Imana. Umugisha ngira imyaka maze mpanura, nta wantera ibuye ngo naramuhanuriye mwaka amaturo. Oya, niwo mugisha rero utuma numva ndi proud, kandi ndashimira Yesu ko muri iyo minsi yose yabanye nanjye. Ntabwo rugiye reka nkubwira ikintu utambajije. Umuhanuzi ahora n'ibigeragezo, hinda wambwira uti nabiciyemo. Hari ibintu bitatu umuhanuzi ahora nabyo. Uhura n'icyo bita umwuka wo kumva ko uri umuntu nyine ufite ikintu abantu bakeneye. Iyo rero umaze kumva icyo gitero gihari, cyambere bigusaba kumanuka ukoroha, ugaca bugufi, ukamanuka cyane, ukoroha cyane ukoroha. Icya gatatu ugomba kwigira ku batubanjirije. Hari abantu dusoma muri Bibiliya barabahanuzi. Icya kane ugomba kuzirikana ko uri umugenzi ujya mu ijuru, kuko abibone ntabwo bajya mu ijuru, abanyabinyoma ntibajya mu ijuru, n'abandi. Haribwo nanze kuvuga ibitero bibamo, kandi rimwe na rimwe ayo mapenalite hari n'igihe yakoreshwa n'abakirisito cyangwa se aburi imbere, kubera ko bashobora kuguzamura nawe wakwizamura. Buriya uzamutse kagera kuri apoje igisigaye aba ari ukwikubita hasi. Ariko iyo umaze kubimenya umenya uko ubijera. Ikindi ukasaba Imana ikaguha ubwenge. Icyanyuma ukirinda kwimara, kuko ibintu byose ntabwo ari wowe uzabirangiza. Na Yesu yavuye intanga hari ibintu asigaje, ugomba kumenya ko hari ibyo utazarangiza, ariko nanone ukagira n'ibyo ukora. Soza rero guhanura ni ikintu gikomeye, noneho muri kino gihe ni ikintu gikomeye muri kino gihe. Ariko impamvu bitadutera ubwoba nuko tuzi ko nta mitima iducira urubanza, nta mutima undega. Ndumva ndi free, nta bwoba mfite, kuko numva nta n'ibinteye ubwoba mfite. Niyo nabona ibikomeye hari uburyo bwo kubisengera. Erega buriya abantu nuko babona ibintu byose bakabirekurira kuri iyi mihanda, ariko ubundi ntago ibintu byose bibonywe ariko birekurira hanga. Ndaguha nk'urugero, njyewe Imana twagize guma mu rugo 3. Urazibutse? Ndazibutse. Iya mbere nta kimana yambwiye kijyanye n'igihe cyayo cyangwa bizaba. Iya kabiri ntago nayihishuriwe rwose mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iya gatatu Imana yarayimbwiye. Yabaye ari mu kwa 7 sinzabyibagirwa, ariko ngi Imana yayimbwiye mu kwa 4, mu kwa 4 kwa 2021. Sibyo? Imana irambwira ngo hagiye kubaho guma mu rugo. Bari 20 gutyo sinibuka, igihe cya Covid. Imana ibivuze
mpamagara abantu bariyizi, ubwo impamvu ntiriwe sindabavuga ko sindabisobanura, mbabwira ibizaba, ndababwira ni kandi Imana tubwiye ngo dusengere n'abana bari ku mashuri, bizagorana mu bizamini kuko icyo gihe byahise bihura n'ibizamini, babakoresha vuba vuba bahita babacyura. Urumva rero birashoboka ko iyo tutabasengera wenda batari gukora ibizamini, ariko nahamagaye itsinda ry'abantu bake ndabaganira, Imana yambwiye ngo hazaba indi guma mu rugo, none nimuze tujye gusenga. Turagenda tujyana turasenga, dusenga iminsi 7. Iyo minsi 7 tuyirangije, Imana iratubwira ngo icyo mwagombaga gukora mwagikoze. Hari n'ibindi yatubwiye, tubwira ku bakozi b'Imana bazagira ibibazo bitandukanye, bazagira ibindi bintu, tumenye uko tubijyana, ariko ntitwabyirukanganya hano ku muhanda, ahubwo twakoze icyo tugomba gukora mu nshingano zacu. Rero kuba Imana yavuze ni kimwe, ariko no kugitangaza ni ibindi. Hari n'igihe Imana iguha ibintu ariko igira ngo ubigire task yawe. Hari igihe Imana iguhishurira urugamba ruri mu itorero cyangwa se no mu gihugu, ariko igira ngo wowe ubisengere. Ntabwo ibintu byose Imana ibikubwiye ngo uhita ngo ubibwire abantu, kuko hari ibintu ushobora kubwira abantu b'imitima yoroshye ugasanga bagize reaction zitari nziza. None ugasanga gihindutse icyaha kubera ko wabitwaye nabi. Ko biravuga ngo mugire ubwenge mu byo mukora. Ugomba kugira ubwenge rero, niba ubonye ibintu bikomeye ugafata amasengesho, ndetse yanarangira ugafata andi, yarangira ugafata andi, bakukamenya icyo Imana yibwira kuri icyo kintu yagwishuriye. Wamara kubimenya rero wenda ukaza, niba ari ngombwa ugasaba n'Imana ikaguha n'irembo, niba ari ibyo utangaza ukabitangaza, ariko Imana yakwishuriye. Urakoze cyane, turagushimiye. Abari badukurikiye muri bya bibazo 200, unyemereye yuko nzagaruka. Ndabyemeye bitewe n'umwanya dufite. Yego. Ubwo ibibazo ngiye kubishyira mu byiciro, ariko ntekereza ko wenda tugira ngo tukure abantu muri confusion. Wari ufite 200, dusubijemo bimwe, hari ibyo twasubije, hari ibyo nawe umutima wese ugusubiza utabaza. Yego. Nubwo hasigaye, ariko ntekereza ko hasigaye bike. Hasigaye bikeya bitarenze 50. Imana ishimwe ko hari ibyo dusubije, ndetse n'umwuka akaba dufashije bikagenda neza. Ya mushumba rero, dusengere. Reka dusenge, hanyuma dusabe abadukurikirana mujye mukora subscribe, like, comment, mujye mutanga ibitekerezo, kandi tukunda kubwira abantu ngo ufite inkuru y'ubuhamya butari ikinyoma, buhamya bwafasha bene data, buhamya bwagirira umumaro itorero na bene data, ujye utubwira, ujye utubwire ngo mfite inkuru numva yafasha abandi, mfite ubuhamya bwakomeza abandi, mfite urugendo nanyuzemo, mfite inzira y'umusaraba nanyuzemo ariko yasangizwa abandi bakamenya uko bigenda. Nk'urugero nk'ingo zisenyuka ubu tuvugana, nk'urugero nk'intambara abantu bagenda bagera mu ngo cyangwa mu mibereho ya business, iterambere, imibereho uburyo umuntu abaho agasenga kandi agasenga afite n'ibibazo. Ibyo byose mubyiteho, hanyuma mujye mubitubwira, hanyuma kandi tubabwire ngo turabakunda, Imana bamugisha. Reka dusenge. Amen. Mana nziza, Mana nyir'ubushobozi, Mana nyir'ubuntu, nyir'urukundo, imbabazi zawe nizo zitarangira. Turasenze ngo umugisha abazakurikirana iki kiganiro, womora imitima, womora inguma, uruhure kandi uruhore, abantu bagubwe neza ku bw'icyubahiro cyawe. Tugucire bugufi ku bwa none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Turagushimiye, urakoze. Mungu akubariki. Amen.